biri mu byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo waho wa mbere haravuze ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati nimumuhamagarire bari n'abana Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Haleluya, mwongere muvuge ngo turi mu muhamagaro. kugira ngo mbashe gutinyuka ukoze ikara ry'umuriro mbashe gutinyuka dukoze ikara ry'umuriro kugira ngo tubashe gutinyuka tuvugire tugende tubwirize ubutumwa amahanga yose. Haya nana telefone kandi ndimo ndabona ikimenyetso cy'ibyiza ukoze hagati mu twebwe, ndabona ikimenyetso cy'ibiremye hagati mu twebwe, ukoresheje abakobwa, ukoresheje abasore, ukoresheje abagabo, ndakubona hari imbaraga za gishitani cyagabuye ubuzima bwacu kandi gacina na Yesu. Hari ibintu yari bimboshye muri byarari byaravuga ngo Mana unkoreshe. Nubona hari cyaza cyane niza mu rugendo uzakata akagozi, kata akagozi kuri aba bagabo, kata akagozi kuri aba bakobwa, kata akagozi kuri uyu mubyeyi umaze gushima Imana icyamuboha kikamubuza. Uri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kugeza mu ijuru. Mwami Yesu Mana data uko ngiye guteka amabuye atari uko nabuze icyo guteka umwana mu kanya agiye kuza ubuse ndamugaburira iki koko. Mana werekanye ateke ariko nzi ko ushobora byose. Kuziko muriyeke naza mwereke ko ntetse reka nshyiremo amazi mpfundikire ariko nshatse kugukurikira Mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Hari uko wabigenza Mana ugahindura amateka. Iyi nzara iri muri uru rugo wayikuramo Mana. Urakoze niwe ntegereje, reka njye mu cyumba njye kugusenga nzi ko ushobora byose Mana. Imana ishimwe haguruka turimo gusenga Imana ngize ihishurirwa. Nabonaga umugore w'umupfakazi ufite umwana, nabonaga ari mu buzima bumeze nk'uburi ku manegeka, nabonaga ari mu kantu k'akaropuwe yizenguruka, hari mu buzima bwo kwizengurukaho. Ngiye kubona ngo Imana igohereje urufunguzo irakubwira ngo genda ndebera umudamu n'umuryango we. Mbona rwa rufunguzo yaguhaye urarumuhereje, mbona rumufungura ibyari byaranze gufungura. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana uhereye none igutumye kuri uwo mudamu kandi guhaye ibimenyetso. Muzamure haleluya mushime. Icyo ugiye gukora kuri uyu mubyeyi kizakubera umugisha, wowe n'abawe Imana izabikwibukiraho. Ugiye kumukorera ibintu nk'ibyo Tabita yakoreye abapfakazi. Imana ishimwe. Imana iramuha ibimenyetso. Mukomere Imana amashyi.
kandi umuririmbyi yaririmbye ngo tunganira Imana. Haleluya. Umuyobozi wasubirana gahunda muri ishyira mu bikorwa niba ushyira mu bikorwa oya mwana we have mu kanya subira gukina mama subira gukina navuyeyo oya subira gukina mu kanya Uwiteka araduha icyo kurya uretse ntabwo birashya mama iyo urashonje ihangane gakeya usubiye gukina mama mu kanya Uwiteka aradushakira icyo kurya ariko Uwiteka we nturebye ko umwana aje akaba abuze ikintu arya Uwiteka reka njye mu cyumba gusaba icyo kurya mama ndagusaba icyo kurya kugira ngo urubyaro wamaye narwo rubone icyo kurya urakoze ndagutegereje haleluya ndagutegereje kandi nzi ko ushobora byose ufite byose mu kuboko na nyuma ya zeru urakora Uwiteka na nyuma ya zeru urakora kadakotsi kari kuzaba ufite imbaraga nyinshi imbaraga zawe zirenze urugero kandi imirimo ukora iratangaje Uwite ukora ibitangaza tugatangara ntugitangara niwe gitangaza wagira icyo urema tukabona ukuboko kwawe maze data yewe n'umuryango wanjye tukazakomeza kugukorera mwana we ntugire icyo ukora rwose kuko ushobora byose urakoze mwana ndakwizeye turagutegereje babirya pepe beke nzara nari mazi iminsi mfite byaba byose ese ubu ni inkokora cyangwa ni amateke beke ibintu biremereye we kanze nkwereke ari nashonje byababa we mbega urugo uru rugo ni urw'abahanya ni urw'ibiki mbega urugo amabuye yoba umuntu w'Imana se abatuye hehera uko biri kose ni hano uko biri kose ni hano uri igisubizo cy'abakwizeye uri igisubizo mana yemwe abahana karibu mana igisubizo muraho neza muraho neza muraho Imana ni igisubizo cy'abayizera ariko ngiye mu gikoni aho nari uretse gato hari icyo banyibye niwe bita kwizera banyibye nari ntetse nabuze icyo nteka nshyiraho amabuye uretse gato hari ubutumwa nari mfite Imana yari impaye kugira ngo nkugezeho uri igisubizo cy'abakwizeye Imana ndimo senga hari ibyo Imana yavuganye nanjye hanyuma inzira yuko mpuzanira ubutumwa kugira ngo kuko ngo Imana yabonye uburyo ubaha ukayikorera none yambwiye ngo mpuzanire ubutumwa hanyuma ukomeze gukorera Imana kandi Imana iguhe ibi byose murabimpa Yesu uri igisubizo cy'abakwizeye haleluya mwana wa turarya humura Imana ni igisubizo cy'abayizeye mwana wa dupfukame Imana ishimwe reka musengera Imana rero ubundi nkomeze ubutumwa ndabushohoje kandi Imana iguhe umugisha ikomeze kugushyigikira ukomeze gukora umurimo wayo turagushimye mwami Yesu
uragahora ku ngoma uyu nguyu yarakwizeye aragukorera nawe uramuzirikana umwana ku mutima wawe umuririmbyi nanjye nzagukorera n'umuryango wanjye ndagushimiye yuko Imana itareba mu kabari ushimwe baba mutagatifu uri igisubizo haleluya amina yesu abaho umugisha gusenga imana n'undi by'umumaro pe shimiye imana we ukomeze dukore imana kugeza ku gupfa kwacu imana ishimwe amina turarya uyu munsi haleluya turarya imana ishimwe.